wahisemo neza tukugezaho. Uyu munsi reka tukubwire ku burwayi bwo kuribwa mu nda. Sobanukirwa ikibitera n'igihe ugomba kugana kwa muganga, ndetse kugana kuri umusozo w'iyi nkuru turakubwira ibyo wakora kugira ngo wirinde kuribwa mu nda. Iyi ni 116 TV. Yari Gabrika Boss, bahaye ikaze. Kuribwa mu nda ni ibintu biba kuri buri muntu wese mu buzima, ugasanga bamwe mu barabyita ko ari inzoka zibarya, abandi bakavuga ngo namara. Nyamara kuribwa mu nda muri rusange biterwa n'impamvu nyinshi kandi zinyuranye. Ushobora kuribwa mu nda hose cyangwa se ukaribwa igice runaka. Niyo mpamvu mu gihe bibaye ngombwa kujya kwifuza, uba usabwa kubwira muganga neza uburyo uribwamo kugira ngo abone aho ahera gusuzuma. Muri iyi nkuru turarebera hamwe ibimenyetso bijyana no kuribwa mu nda, impamvu zishobora kubitera, ubutabazi bw'ibanze, n'igihe biba ari ngombwa guhita ujya kwa muganga. Gusa ntabwo buri gihe uburyo uribwamo aribwo bwerekana ko uburwayi bworoshye cyangwa se bukomeye, kuko no guherwamo n'ibiryo bishobora kugutera kuribwa cyane, nyamara wafata ibituma ibiryo bikuvamo ugahita ukira bwa buribwe. Mu gihe ushobora kuribwa buhoro cyane, noneho wazisuzumisha bagasanga namara urwaye cyangwa se urwaye appendix. Ibimenyetso bindi bijyana no kuribwa mu nda. Mu gihe uri kuribwa, bimwe muri ibi nabyo bishobora kwigaragaza. Uburibwe bufata igice kinini cyo mu nda, ni ukuvuga hafi mu nda hose, uhereye aho igifu gitereye kugeza hafi ku ruhago. Ibi akenshi biba biva kuri virusi zo mu gifu, igogorwa ryagenze nabi, cyangwa kugira ibyuka mu nda. Iyo uburibwe bwiyongera, bishobora kuva ku mara yifunze. Hari igihe uburibwe buba buri mu gice kimwe gusa butahimuka. Ubu buribwe akenshi buba buturuka ku nyama iherereye aho yarwaye, nk'igifu, appendix cyangwa uruhago. Uburibwe bumeze nk'ibinya cyangwa imbwa akenshi buherekezwa no guhitwa. Ntabwo buba buteye ubwoba cyane, kuko bwo akenshi buturuka ku gutumba no kugira ibyuka byinshi mu nda. Nubwo bushobora no kugutera kugira umuriro, ariko nibirenze amasaha 28 akenshi bitarashira. Hari uburibwe buba bumeze nk'ubuzenguruka kandi butamara igihe kinini, gusa bubabaza cyane. Uraza bukagufata ukumva ikintu kikugundiriye cyane, bikakurekura, bikaza, bikongera bikagenda, ndetse bikaza kugaruka gutyo. Akenshi biterwa n'utubuye two mu mpyiko no mu ruhago. Uretse ibimenyetso bindi biherekeza kuribwa bishobora kukwereka igice gifite ikibazo, ubusanzwe kuribwa mu nda biterwa n'impamvu zinyuranye. Impamvu zitera kuribwa mu nda. Hari impamvu zinyuranye zishobora gutera kuribwa mu nda, gusa icy'ingenzi ni ukumenya igihe ari ngombwa kujya kwa muganga, kuko hari igihe bitaba ari ngombwa. Mu mpamvu zidakanganye cyane harimo kutituma no kwituma imatwe, ubwivumbure ku byo wariye cyangwa wanyweye, nk'abanywa amata cyangwa ubuki bakaribwa mu nda. Uburwayi bwa mikorobe zinyuranye ziza mu gifu zikagutera guhitwa no kuruka bijyana no kuribwa mu nda, aribyo benshi bitiranya no kurwara inzoka, kurya ibiryo bihumanye. Ndetse izindi mpamvu zishoboka harimo kurwara appendix, kanseri y'igifu, amara cyangwa izindi nyama zo mu nda, kwifunga kw'amara cyangwa gutoboka kwayo, kubyimba uruhago, ikirungurira, kutakugorwa kw'ibyo wariye, utubuye mu mpyiko, kubyimba cyangwa kurwara impindura, ibisebe mu gifu cyangwa mu mara. Nyamara kandi rimwe na rimwe kuribwa mu nda bishobora no guturuka ku kibazo kiri ahandi mu mubiri, nko mu gatuza cyangwa igice cyo hafi y'imyanya myibarukiro. Muri byo twavuga indwara y'umutima, imihango ibabaza, indwara izwi nka endometriosis ikunze gufata abamaze kubyara, ikibazo ku mikaya,
kubyimba bimwe mu bice byo mu myanya myibarukiro, umusonga, gutwitira inyuma, ubwandu bw'umuyoboro w'inkari. Ubutabazi bw'ibanze: mu gihe uri kumva uburibwe ufite budakanganye cyane, si ngombwa guhita wiruka kujya kwa muganga. Hari ibyo wakwikorera bikakugabanyiriza ubwo buribwe utiriwe ujya kwa muganga. Nywa amazi ahagije cyangwa ibindi byo kunywa, ndetse ubinywe utagotomera ariko bitari inzoga n'amata. Irinde ibiryo bikomeye mu gihe uri kuribwa mu nda. Niba wanarutse, tegereza amasaha byibuze 6 noneho urya ibinyampeke bike nk'umuceri cyangwa makaroni. Wirinde nanone ibikomoka ku mata. Niba uribwa mu gice cyo hejuru kandi bikakubaho nyuma yo kurya, bikagendana no kubyimba cyangwa ikirunguriro, wafata imiti igabanya aside nka Maalox, Fosofalgel, Bicarbonate n'indi wabona. Ukirinda amafiriti, amacunga n'indimu, inzoga, kafeine n'ibindi byose byo kunywa birimo gaze. Niba uzi ko utarwaye umwijima cyangwa atari wo ugutera kuribwa, wanywa ibinini bya paracetamol, gusa ukirinda kuba wanywa aspirin, ibuprofen cyangwa diclofenac keretse muganga agusuzumye agasanga atari igifu. Ese ni ryari wajya kwa muganga? Nubwo hari igihe wakwikorera ubutabazi wawe, nyamara hari ibyo utagomba kwihererana. Mu gihe ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso, wakwihutira kugana kwa muganga. Mu gihe uri gufata imiti ya kanseri, kwituma byanze ahubwo ukaruka. Mu gihe uruka cyangwa wituma hakazamo amaraso. Iyo berekejwe no kuribwa n'ibikanu mu gatuza no mu ntugu. Iyo buje ako kanya ariko bufite ingufu nyinshi. Mu gihe uribwa mu bitugu hagati y'intugu bikagendana no kuruka. Iyo inda ikomeye kandi yabyimbye, utwite cyangwa se ubikeka. Uherutse gukomereka mu nda, uri kunanirwa guhumeka. Nanone kandi uzihutire kujya kwa muganga mu gihe uburibwe burengeje icyumweru butaragabanuka. Mu masaha hagati ya 24 na 48 nta mpinduka ziri kugaragara, ahubwo uburibwe bwiyongera ndetse hakaba hiyongereho kuruka no guhitwa. Inda yatumbye kandi havugamo ibintu bikamara iminsi irenze 2. Unyara, ukokera cyangwa uri kunyaragurika cyane. Iyo imiswi irengeje iminsi 5. Ufite umuriro uri hejuru ya Celsius 37.8 ku bakuru na 38 ku bana, bikajyana no kuribwa. Kugira ikizibakanwa igihe kinini. Uri kuzana amaraso mu gitsina ku bagore igihe kinini. Utakaza ibiro ku buryo budasobanutse. Ese ni gute wakwirinda kuribwa mu nda? Nubwo bishobora kuza igihe bishakiye, ariko hari ibyo wakora ukaba wirinze kuribwa mu nda. Irinde ibinyamavuta menshi. Jya unywa amazi ahagije buri munsi. Aho kurya byinshi icyarimwe, warya bike inshuro nyinshi mu gihe ugira ibibazo cyo kuribwa mu nda, cyangwa se igihe ugira ikibazo cyo kuribwa mu nda nyuma yo kurya. Kora siporo ku buryo buhoraho. Gabanya ibyo kurya bitera kuzana ibyuka mu nda. Ku mafunguro jya wita kuyakungahaye kuri fibre, harimo imboga n'imbuto. Rero ngibyo byagufasha kuba wakwirinda kuribwa mu nda, cyangwa se ibyagutera kuribwa mu nda n'ubutabazi wakwikorera, ndetse n'igihe waribwa mu nda ukamenya ko ugomba guhita ujya kwa muganga. Ibyo nibyo twavuze haruguru. Iyi ni 116 TV. Njye mwumvaga na Bika Boss. Mukomeze kugira ibihe byiza.